Nshuti bakunzi ba Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Turi mu gitondo ku itariki 2 z'ukwa kane muri 2024, turi saa 10:09. Buritegura gucya kugira ngo tujye mu kazi, tujye mu kiganiro gitoya kitaza gutinda. Ni ikiganiro kitaza gutinda rwose. Ni ikiganiro nahaye umutwe uvuga ngo Yesu wirabura na Yesu wera. Hari amagambo nongeyeho gatoya ngo duhuriye na bene Yakobo. Yesu wirabura na Yesu wera, duhuriye na bene Yakobo. Ni ikiganiro kitaza gutinda, ni ikiganiro kitaza gutinda kuko nta mwanya munini mfite, ariko ni ikiganiro nshaka kuba hamwe amakuru atari menshi ariko akomeye, cyangwa se wenda ndi kukabya ngo arakomeye, ariko ndashaka kugira ibyo mbibutsa kugira ngo tugire ibyo tugenda dusobanukirwa muri urugendo turimo. Imana ishimwe rero cyane kuko yambyukije muri iki gitondo cy'uno munsi kugira ngo twongere tuganire. Ni Bosco nkuko nsanzwe mbaganiriza, nitwa Bosco. Nkora kuri ikinyamakuru cya Dabook TV ndetse n'ishuri ryo gusenga TV twafuguye vuba. Ndabasuhuje rero abantu bose badukurikira, inshuti za Dabook TV aho ziri hose ku isi, inshuti z'ishuri ryo gusenga TV aho ziri hose ku isi, ndabasuhuje. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga hanyuma tujye mu kiganiro cy'uno munsi. Mana turagushimye, turaguhimbaje kongeye kutubyutsa turi bazima. Hari benshi batabashe kubyuka maze kugira acecekirwa. N'ubuntu tugiriye, ntabwo ari icyo twabanze kuvuga ngo ubutwituye, ahubwo ari ubuntu tugiriye. Tugiye rero kuvuga ibyawe ariko ntabwo twabivuga tutabwirijwe nawe. Niyo mpamvu ducecetse kugira ngo wari uganize ubwoko bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turi mu bihe bitoroshye, niyo mpamvu tuzi inshuro nyinshi cyane kubaganiriza. Nakunze kubabwira ko mu bihe bitaha ahari bazahagarika ibi byose turi kuvugiraho. Niba bihagarika tuzaba twarivomye amazi azaba hagije mu gihe cyo kugotwa. Kandi nizere yuko hari abantu ba uploadinga cyangwa se badownloadinga ibi biganiro. Abantu tubana ku rubuga bo bagenda babibona kuri audio kugira ngo tubikwirakwize mu buryo bworoshye, n'abadafite internet bajye babibona. Ubwo ngubwo turagenda tubikora uko tugomba kubikora kugira ngo twihutishe ubutumwa bwiza, kandi namwe tubasaba kudufasha kwihutisha ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Abamaze kusubscribinga, abamaze kwiyandikisha, abasangiza ubutumwa bwiza kuri binyamakuru uko ari bibiri, ishuri ryo gusenga TV na Dabook TV. Mukomere rero, turi ku rugamba nkuko nkunda kubivuga. Mu minsi yashize nabonye mwene data umwe anyandikira, hari igihe mba ntakurikiye cyane, anyandikira anyereka amakuru yasohotse bavuga mu Burusiya, agasohorwa na perezida w'Uburusiya ubwe uwo bita Vladimir Putin, akavuga yuko akerekana ko Abisirayeli ba kera barabirabura, akerekana ko Yesu yari yiraburaga. Arambwira ati rwose mbabarira uzagiri icyo ubivugaho. Yesu wirabura na Yesu wera. Ni ibintu bikomeye kuvuga kuri iyo sije, kuko hari abantu benshi baba bategereje tubwire ko Yesu wacu yiraburaga kugira ngo natwe abirabura twishyiremo, tugarure confiance. Tubwire ko Yesu wacu yeraga kugira ngo twebwe abera twumve ko dufite confiance, nubwo harabera nta batari kumva ikinyarwanda. Ariko uyu munsi nagira ngo mbabwire ko jewe ntabwo nizera Yesu wirabura, nta nubwo nizera Yesu wera. Ndavuga mu buryo bw'abazungu, ntabwo nizera Yesu w'umuzungu, nta nubwo nizera Yesu w'umwirabura. Yesu nizera, Petero yaramusobanuye. Reka musome, ntabwo ari Petero, ni Yohana yaramubonye mu byahishuwe. Uwo nguwo niwe nizera. Haleluya. Hanyuma turi buze kureba impamvu y'ibi byose, turaze kureba impamvu y'ibi byose, kuko ibintu byose biba bifite impamvu yabyo. Ngo turatusoma mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 4 kubanuka gatoya. Jyewe Yohana nabandikiye mwebwe muri mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi kandi yahoze izahoraho, biva no ku myuka 7
iri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo ariwe mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka. Haleluya. Ariwe mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara ababi bo mu isi dukunda kandi twaheshejweho. Uwo Yesu nizera ni Yesu umugabo wo guhamya, imfura yo kuzuka, utwara ababi bo mu isi udukunda kandi watwejesheho ibyaha byacu, amaraso ye akaduhindurira abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo na se, icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka byose. Ku murongo wa 10 haravuga ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, nyuma numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, ikibona ucyandike mu gitabo ucyoherereze amatorero 7 ari mu Efeso n'i Simuruna n'i Perugamo n'i Tuatira n'i Sarudi n'i Filadelfiya n'i Laodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7. Haleluya. Uwo niwe ngiye kubabwira, niwe Yesu nizera. Mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'intama. Haleluya. Ntabwo ari umwirabura, ntabwo ari umuzungu, mbona usa n'umwana w'intama. Umwana w'umuntu, mbona asa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, umutwe we n'umusatsi, umutwe we w'izahabu, yambaye umushumi, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera. Mwumva ukuntu yamudekirivye Yohana. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sherege, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganishijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yarafashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havagamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nduhoraho, icyakora narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose, mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Reka ngarukiriza aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Yesu wirabura cyangwa se Yesu wera ni igishushanyo. Yesu wirabura cyangwa se umuzungu ni igishushanyo kigenekereje cy'abantu babashije gukora. Nta muntu wigeze ubona Yesu mu gihe cye ngo amufotore cyangwa se amushushanye, amwerekana afite ubwanwa bwiza n'amenyo ntazi uko ameze, ubwanwa bw'amarembo n'amenyo ntazi uko ameze, no mu maso harehare ndetse n'imisatsi igwa nk'iy'abagore. Kiriya kintu, iriya shusho ni ishusho ikomeye yo gutuka Yesu. Iriya shusho ni ishusho ikomeye yo gutuka Yesu, yerekana ko Yesu yari efemine. Efemine bisobanura iki? Ni umugabo usa n'abagore. Tugarukiriza aho ngaho. Ni igitutsi gikomeye kandi abantu bamushushanyije, nagira ngo mbabwira bari bo umuntu wamushushanyije kuriya ni umugabo w'umunyabugeni w'umufaransa, ariko wakoreraga mu Bufaransa, ibwa mu Bufaransa, ariko ari umutaliyani witwa Leonardo da Vinci. Hari umupapa ruriho icyo gihe cya Leonardo da Vinci, wabwiye Leonardo da Vinci ko yari umunyabugeni ati, dushushanyirize uwo Yesu ukeka uwo ari we, uko yaba ameze. Leonardo da Vinci nta wundi muntu yatekereje, ahubwo yatekereje umuhungu w'uwo mupapa wari kubaho. Abapapa ba kera bajyaga babyaraga abana. Hari uwo bita de Borgia niwe wari umuhungu w'uwo mupapa. Uwo muhungu w'uwo mupapa bavuga ko yari afite urukundo rudasanzwe hagati ya Leonardo da Vinci n'uwo muhungu, rwari urukundo rw'abatinganye. Aramubwira ati, rero pozinga hariya ngushushanye, mwambike igishura, hanyuma mbariwe nita Yesu. Arapozinga, hanyuma aramushushanya Leonardo da Vinci, arangije amwambika igishura, amwambika ibintu byose bigaragaza ko yaba ari umwami w'abami
cyangwa se ari umuntu uwere imbere y'Imana, cyangwa se ufite divinite muri we, hanyuma ajyana ya shusho imbere ya papa wari uriho. Papa arebye abona ni wa muhungu we, biramunanira kwihangana, aravuga ati uyu nguyu ni we Yesu. Iyo shusho niyo yakwiriye isi yose, ishusho niyo yakwiriye isi yose, abantu barayihererekanya. Nabonye harimo n'abarokore b'abapantekote babaga bayifite ku maprofile yabo, barayihererekanya. Igihe kiza kugera, mwumva ibintu bitangaje, ishusho itangira kuva, nubwo abantu bakiyifite, itangira kuva muri circulation, iguzwe n'igikomangoma cyo muri Arabia Saudite, kiguze miliyoni 450 z'amayero. Ni ibintu bitangaje, ariko kumva ishusho yashushanyijwe na Leonardo da Vinci, kandi ikaba ari ishusho ya Yesu cyangwa se ya Yezu, igurwa n'umuyisilamu ukomeye kurenza abandi w'igikomangoma cyo muri Arabia Saudite, akanayigura n'amafaranga menshi atigezwe agura andi maportrait. Yayiguze miliyoni 450 z'amayero. Iyo shusho rero yari yaramaze kwinjira mu mitwe y'abantu, abantu baramaze kuyifata ku buryo byari bigoye kuzana Yesu ugaragara ko yirabura. Muri ibi bihe rero noneho mu buryo budasanzwe haje Yesu ngo wirabura. Yesu wirabura, kandi noneho ntabwo azanywe na cya gikomangoma cyo muri Arabia Saudite cyatwaye ya shusho ya Yesu wera cyangwa Yesu w'umuzungu, ahubwo azanywe n'ikindi gikomangoma gikomeye, ndetse cyahanuwe no muri Bibiliya, nk'uko nigeze kubasobanurira ko hari igitabo cyanditswe kuri Vladimir Putin cyitwa The Prophesied Prince of Russia. Igikomangoma cyahanuwe cyo mu Burusiya kizayobora Uburusiya n'intambara Harmagedoni mu bihe bya nyuma. Igikomangoma cyahanuwe cyo mu Burusiya aricyo Vladimir Putin, nicyo cyasohoye indi ishusho y'umugabo witwa Yesu ngo tugomba kwizereramo, akaba ari umwirabura, ndetse avuga ko n'Abayahudi barabirabura. Mu buryo busanzwe buri sinzi uko nabyita mu ntuze anthropologique, birashoboka ko Yesu yiraburaga, mu buryo busanzwe, mu buryo buri anthropologique birashoboka ko Abayisirayeli ba kera bari abirabura. Ariko ibyo byose, haleluya, amaraso ya Yesu yarabitwikiriye, aduha agaciro karenze ibyo ngibyo. Kandi na Yesu Yohana yabonye, nubwo yigeze kubana na Yesu wa mbere, ndetse akaba yaramuryamaga mu gituza, Yesu yaranamukundaga cyane ku buryo yavuze ngo uyu nguyu we ntabwo azapfa. kandi Yesu yaramukundaga cyane ku buryo yavuze ngo agiye gupfa yamuraze nyina, avuga ati nyina wa Yesu najye kuba kwa Yohana wari intumwa ye. Yesu yakundaga Yohana cyane, ariko Yohana amubonye mu byahishuwe, yaramaze kwambika ubwiza bw'Imana ari mu ijuru, yamwikubise imbere nk'upfuye. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ry'uvugana nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 n'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sherege, no mu maso ye hasaga nk'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havagamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya. Imana ishimwe cyane. Uko Yohana yamubonye, nta nubwo yabashe guhangara kumureba mu maso kubera ubwiza bwe. Haleluya. Ahubwo yamwikubise imbere nk'upfuye. Yesu ubwe aba ari umuhagurutsa, aramubwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, n'igihe wahozeho kandi nzahoraho. Cyakora igihe nari narapfuye, ariko noneho ndi muzima, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Ibyo ntabwo tubitindamo. Impamvu ibi bintu biri kuba, impamvu habanjije Yesu wera, ndetse n'abirabura bakabadiaboliza, bakabahindura nk'inyamaswa, cyangwa se kurenza inyamaswa bakabahindura nk'abazimu. Ni ukubera iki?
hari umugabo witwa Montesquieu, yari mu bafilozofe bita abafilozofe de lumière. Ni ukuvuga ngo bari abantu bari baracengeye icyo bita inyurabwenge, ariko baramurikiwe n'umucyo, ariko atari umucyo w'Imana, ari umucyo wa Satani. Atari umucyo w'Imana, ari umucyo wa Satani. Niyo mpamvu iyo utabashije kureba ibintu muri globalite, cyangwa se ngo urebe ibintu igihe kirekire, ubishyire muri contexte, muri a court terme cyangwa se mu gihe gitoya, ushobora gutekereza ko Satani yakoze ibintu byiza cyane, kuko Satani yigishije abafilozofe, arabamurikira n'umucyo we, babasha gusobanukirwa ibintu byinshi, bakora za revolution, harimo na revolution française. Ariko abafilozofe barimo uwo bita Montesquieu bavuze amagambo akomeye cyane arwanya Imana, ndetse akarwanya n'ibiremwa byayo, aribo abirabura. Montesquieu yaravuze ngo on ne peut pas se mettre en cœur que Dieu, un être si beau et suprême, peut mettre une âme si bonne dans un corps tout noir. Ni ukuvuga ngo ntabwo dushobora kwishyira mu mutima, ntabwo umuntu ashobora kwishyira mu mutima ko Imana ikiremwa cyiza kurenza ibindi, kandi cyo hejuru cyane kurenza ibindi, gishobora gushyira ubugingo bwiza, ubugingo buzima mu mubiri wirabura. Ni ukuvuga ngo yafataga ko abirabura badafite lezame. Nibyo byatumye byateye abazungu guhaguruka i Burayi, bakajya babashorera nk'uko bashorera intama bazijyana mu isoko, mu byo bita traite négrière. Bakajya babashorera nk'uko bashorera intama, bakabajya bashorera nk'uko bashorera ibimasa, bakabashubika ibintu mu majosi, bakabagenda babakubita, abanze bakabaca amaguru, abandi bakabaca amaboko, bakabica nabi, kubera ko Montesquieu yakoze akazi gakomeye ko kubigisha ko abirabura batari abantu. Aravuga ati on ne peut pas se mettre en cœur que Dieu, un être si bon et suprême, peut mettre une âme si bonne dans un corps tout noir. Ntabwo dushobora gutekereza yuko Imana yo mu ijuru, Imana nziza ndetse ikiremwa gisumbye ibindi biremwa byose, yashyira ubugingo buzima mu mubiri wirabura. Uwo ni Montesquieu, philosophe de lumière. Lumière ituruka kuri Satani. Ariko Montesquieu niyo wayoboye ibitekerezo byakoze icyo bita revolution française, bivanaho ubwami. Abafaransa baramukunda, abafilozofe baramukunda, kuko yarazi ubwenge. Ariko ibyo bitekerezo bye byamurikiye isi, byamurikiye abazungu cyane, batangira kuza guhiga abirabura, bajya kubacuruza nk'amatungo. Undi witwa Voltaire, nawe wari umufilozofe de lumière, yaravuze ngo après moi il n'y aura plus une seule Bible excepté celle recherchée par un antiquaire. No ngo nyuma yabivuze akiriho, yahaye icyo gihe Bibiliya imyaka 100. Aravuga ati nta nubwo yahaye imyaka 100, yahaye imyaka 100. Aravuga ati ntabwo mu myaka 100 Bibiliya, iki cyitwa Bibiliya, izaba yarasibanganye, byararangiye, kereka izaba isigaye mu nzu zicuruzwamo ibintu byo muri antikite, ibintu bya kera abantu baza kureba, bati iki cyariho ku ngoma y'umwami runaka, iki cyariho mu ijana na kangahe, iki cyariho, abantu bakaza kugisura gusa ari igitabo kiri hariya kimwe. Aravuga ati nta gitabo cyitwa Bibiliya kizaba gisigaye, keretse kizaba gisigaye mu mabutike y'abantikeri. Ariko nyuma y'igihe kimwe gitoya, haleluya, Montesquieu yamaze gupfa muri 1778, nyumaho imyaka 50, inzu yari yarasize kuko yari yarabuze abantu bayiraga, ko nta bana yari afite, yaragurishijwe igurwa n'umuryango, n'icapiro rya Bibiliya ritangira gucapa Bibiliya. Ni ngo Bibiliya yasimbuye cyangwa yazunguye Montesquieu. Bibiliya Montesquieu yavugaga ko nako Voltaire yavugaga ko itazaba ikiriho, yaramuzunguye mu cyari inzu ye. Turagira ngo mbabwire ngo ibintu biri kuba baratangiye bavuga ngo Yesu yari umuzungu, bakamushushanya nk'umuntu w'umugabo w'umuzungu, ubwanwa bw'amarembo ndetse no mu maso harehare, uvuga witonze cyane, muremure mu maso, ufite imisatsi igw'inyuma nk'umuntu uri effeminine usa n'abagore. Kwari uburyo bwo kuyobya abantu baramusenze, abantu mwamwikubise imbere. Hari umuntu nzi nk'ubu ngubu mbimubwiye ko nkamwohereza Yesu wirabura, yantuka yamvuma, ibitutsi byose bibaho.
abantu bamwe kubisa imbere, abantu baramutunze mu mazu yabo nk'amaportrait, abantu bamutunze ku maprofile, ariko noneho muri ibi bihe bya nyuma undi mu prince navuze witwa the professor the prince of Russia, cyangwa se igikomangoma cyane cyo mu Burusiya aricyo Putin, noneho hasohoye iyindi version ya Yesu. Ariko Yesu dufite, haleluya, ntabwo ajya ahinduka, najya aboneka n'agace ko guhinduka, kuko yarari kera niko ari, ndetse niko azahora iteka ryose. Kandi Yohana yaramubonye kiriya gihe, abona ntabwo ari umuntu usanzwe nk'uwo yajyaga abona kera, amwikubita imbere nk'upfuye. Ibintu biri kuba rero ni iki? Nicyo bita principe de Hegel. Principe de Hegel ni iki? Ni ihame rya Hegel. Hegel yari umudage, mu filozofe w'umudage, wazanye principe yo kujya arwanisha teze na antiteze, ikintu n'ikinyuranyo cyacyo akabirwanisha. Bamwe bakajya ku kintu, abandi bakajya ku kinyuranyo cyacyo, kandi byose nta na kimwe kizima kirimo. Murabyumva? Kurwanyisha ikintu n'ikinyuranyo cyacyo kugira ngo abashe gukonvenka. Nimba abantu babananiye kubakonvenka cyangwa se kubemeza, akazana ikintu, bakazana Yesu wera, bamwe bakamuvugiriza induru. Twari tutagiye kumuvugiriza induru, tuti Yesu wacu ntabwo ameze gutyo. Hari n'umugabo witwa sinibuka izina rye, uba muri Etazi, wigeze kubwiriza bazanye ifoto yuriya Yesu wanditswe, washushanyijwe na Leonardo da Vinci, akajya mukubita ibintu z'inkona, avuga ati no, uyu ntabwo ari Yesu, akubita ajugunya hariya. Noneho babonye ko Yesu, abantu batangiye kuvumbura ko Yesu atari kuri yasaga, baravuga ati noneho nimba mwanze ku Yesu weraga nkatwe, reka tubazanire Yesu wirabura. Nibyo bita principe de Hegel, kugira ngo bazane ikintu n'ikinyuranyo cyacyo, kandi byose nta na kimwe kiricyo. Yesu twizera n'uyu Yesu Paulo nako Yohana yabonye. Nkunda Paulo cyane, nkunda kumuvuga, niyo mpamvu rimwe na rimwe azajya agaruka. Nuko mpindukizwa no kureba iryo uvugana nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 n'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura, yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera, kandi nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba rityaye. Mubonye mwikubita imbere nk'upfuye. Nguyu niwe nizera, uyu niwe Yesu nizera, niwe Yesu wanjye, uyu niwe Yesu nizera. Imana ishimwe cyane. Pakesi wa Yesu wirabura, pakesi wa Yesu wera, bira byose n'uburiganya bwa Satani kugira ngo bayobye abantu benshi. Hari ikindi shaka ko tuganiraho kimaze gutera polemique ku bantu, bari gutera impaka nyinshi ku bantu bari kuvuga, bari kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ibihe bya nyuma. Ndashaka kuba mfite ikibazo ndi kubabaza, kandi mbaza n'abakristo bose, mbabaza ngo duhuriye he na bene Yakobo? Kuki tugomba kubabazwa umubabaro wabo? Umubabaro wanditse muri Yeremiya ibice 30 umurongo wa 7, aravuga ngo uwo munsi nguteye ubwoba kandi urakomeye. Reka mabasomere. Uwo munsi uteye ubwoba kandi urakomeye, Yeremiya ibice 30 umurongo wa 7. Yeremiya ibice 30 umurongo wa 7 aravuga ngo uwo munsi urakomeye kandi nta wundi umeze nkawo, ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo ariko azawurokoka. Umubabaro wa Yakobo, duhuriye he na bene Yakobo? Duhuriye na bene Yakobo. Kuki tugomba kubabazwa umubabaro wabo? Kuko twebwe dufite umubabaro wacu. Hari abantu twaze tuganira, ndababwira ngo ntabwo byoroshye ku muntu gusobanura Bibiliya asomye umurongo umwe wo muri Bibiliya cyangwa imirongo 2 adafite izindi nkingi 3 zituma ahagarara imbere y'abantu. Paulo yarabivuze, haleluya.
Pawulo ndamukunda cyane kandi ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas Pawulo ntabwo ari umuntu ubonetse wese, nta nubwo Pawulo Imana cyangwa Yesu yamutoranyije ntabwo yamutoranije ahubutse, ntabwo yamutoranije ahubutse, nta nubwo atoranya intumwa. Pawulo Yesu atabonaga Pawulo, ariko yari yaramwibikiye avuga ati uyu nguyu we ndamubitse kugira ngo azakore mu banyamahanga. Abanyamahanga harimo abagira ikibo bashakaga ibimenyetso, bashaka ihishurirwa, bashaka kubasobanurira ibintu binjira muri filozofi yabo, kuba ari abahanga muri filozofi. Abagira iki aho bita les épicuriens, aba épicuriens n'abo bita les stoïciens, barabagira iki, bari abahanga. Nta wundi muntu ashobora kujya kubwiriza aba bantu atari Pawulo wari umudokiteri muri filozofi, atari Pawulo wari umudokiteri muri theologie, atari Pawulo wari ufite nationalité ebyiri, atari Pawulo wari ashobora kuvuga indi menye igitaliyani, igikilatini, igiheburayo, ikigereki ndetse n'icyarameyo. Pawulo ashobora kuvuga indi menye, nta wundi muntu ashobora kubabwiriza. Pawulo yandikiye Abakorinto rero arababwira ngo, Abakorinto ba mbere ibice 14 umurongo wa 6, arababwira ngo ariko none bene data ninzi wanyu mvuga indimi zitamenyekana nzabamarira iki? Ntabwo kuvuga ngo akajya mu ndimi akavuga za ndimi abantu basigaye bigana. Nabonye harimwe n'abantu biteye agahinda. Merutse kubona TikTok imwe, ndumva naripartage ku rubuga kuri status zanjye, ndabaza nti ibi bintu ni ibiki bisigaye biri mu itorero. TikTok imwe yari yapartajwe n'ikinyamakuru kimwe kizwi cyane kandi gikunzwe cyane mu by'Imana, ndetse n'uwo munyamakuru yari ari inyuma yacyo ari kwikiriza ngo haleluya haleluya. Umuntu ari kuvuga indimi yaritukuje, asa afite ibirabagwe mu maso, yaritukuje afite ibintu by'ibikonjo by'umukara, ngo yaramweye bya bintu by'amasteroide, azana ibituza, agira gutya, aravuga indimi. Numva undi ari kuvuga inyuma ari kuvuga ngo haleluya haleluya haleluya. Nyuma nza kubona n'undi ngo ni umwapotere yitegesha agatwi gutyo, ngo izo ndimi ni iz'umwuka wera, ngo izo ndimi ni iz'umwuka. Hari umusore twabana tubana ku rubuga yigeze kuduhamya ukuntu yajyaga avuga izira ndimi. Twaramubwiye tuti cyangwa kwiganira ukuntu wabivugaga. Igihe nabaye muri Pentecote kuva ndi umwana, yavuze izo ndimi numva ubwoba ntabwo ndi gukabye. Nari nicaye ahangaha muri salo yanjye ndi kumwumviriza, ari à distance akora audio y'izo ndimi, nzumvise n'ubwoba burantashye. Aranga ati ibi ngibi nibyo twivugishaga. Wabivugaga igiri kabiri, rimwe kabiri gatatu kane, ugahita ubimenyera, ugatangira gukaraga urwo rurimo uvuga ibintu bidasanzwe, abantu bakumva uri kuvuga indimi zikomeye kandi ari indimi z'abadayimoni. Ibyo rero ntabwo ibyo bihagije. Izo ndimi z'abadayimoni cyangwa se imyuka ishobora kukuzamo iturutse mu ijuru rya kabiri ntabwo bihagije kugira ngo ubashe gusobanukirwa aho itorero ryari, naho riri ubu ngubu, naho ryerekeza. Pawulo yarabyandikiye Abakorinto, arabyandika aravuga, Abakorinto ibice 14 umurongo wa 5 aravuga ngo ariko none bene data ninzi wanyu mvuga indimi zitandukanye zitamenyekana nzabamarira iki? Nintababwira ibyo mpishuriwe, cyo bita revelation, cyangwa ibyo mpawe no kumenya connaissance, cyangwa guhanura prophecy, cyangwa kwigisha doctrine. N'amaguru ane ugomba guhagararaho kugira ngo uhagarare imbere y'abantu ubasobanurire ijambo ry'Imana. Ugomba guhagarara kuguru kwa mbere kwa revelation, ihishurirwa, kuguru kwa kabiri kwa connaissance, ubumenyi, kuguru kwa gatatu kwa prophecy, ubuhanuzi, kuguru kwa kane kwa doctrine, kwigisha, gusobanukirwa neza doctrine cyangwa se inyigisho nzima. Kuko hari ibintu byaje. Nk'ubu hari umuntu nzi ko ntari butinda, ariko reka tugende turaza kubirangiza neza. Hari umuntu uherutse umaze iminsi utrendinga kuri social media, yari umustar ukomeye cyane, nanga kuvuga amazina ye, cyangwa se reka nyavuge Sani, umustar ukomeye cyane. Yigeze kujya agaragara yambaye gusa, nimba yambaye gusa n'ibiki, abantu ejo bundi baravuga ngo noneho ngo yarakijijwe, ngo asigaye avuga Imana, ngo avuge. Muzumva ibintu ari kuvuga ibyo ari byo.
muzabyumve biriya bintu ari kuvuga, muzabyumve, muzamenya ikintu bita uburiganya bwa Satani ukuntu bimeze. avuge ngo buriya ngo Buda ngo hari mabuye ngo adasanzwe ngo ashinze mu nyanja, ngo Buda niyo yashinzemo, ngo noneho ngo kandi Buda ngo Satani ngo abona murusha imbaraga, ngo aza kumurwanya, ngo amutwara umugore we, ngo Buda. Umuntu udashobora gusobanukirwa ngo yumve kuri muntu ari muri New Age, ari kugenda avangavanga icyo bita syncretisme, kuvangavanga umucyo n'umwijima, kugira ngo kuko birahagije. Ukwera k'umuntu ni nk'amata. Iyo amata aguyemo igitotsi biba bihagije kuyamena. Ku bantu bakunda amata, nta muntu ushobora kunywa amata arimo igitotsi cy'umukara, biba bihagije kuyamena. Niko kwera kwacu, niko gukiranuka kwacu, niko gusobanukirwa, gutunga ijambo ry'Imana muri twebwe ritavangiye bigomba kuba bimeze. Iyo rero umuntu aje kukuvanga mu mutwe ngo kandi ngo mumenye yuko ngo gusenga ngo menye ko ngo gusenga ku cyumweru bitemewe, ngo mujye musenga ku isabato, ngo hanyuma ngo mumenye ko ngo Buda ngo yari Imana, ngo hanyuma ngo Satani akamurwanya, ngo kamutwara abantu bagakurikira koko bakanabihererekanya, nkajya kubona nkabona byituye no ku rubuga turiho abantu nkibaza, ariko se aba bantu ese uko bakwirakwiza ubutumwa bw'uno muntu niko bakwirakwiza ubutumwa abantu bari kuvuga ubutumwa buzima bavuga, cyangwa bashaka ikintu kiri koroka kiryoshye gituma abantu bashiduka bagakurikirana nicyo bashaka koherereza. Ariko ni umugambi ukomeye wa Satani wo kuvanga umwijima n'umucyo, abantu bakavangirwa bya bindi bya yine niyane. Ninzi wanyu nkaza mvuga indimi zitamenyekana, simbabwira ibyo mpishuriwe revelation, simbabwira ibyo mpuye mu bumenyi connaissance, simbabwira ibyo mpuye muri prophecy ubuhanuzi, simbabwira ibyo mpuye mu kwigisha doctrine. nzaba nje kuvuga ikibwo nguko namagurane ugomba kuhagazeho kugira ngo uhagarare imbere y'abantu bashe kuvuga revelation, connaissance, prophecy, doctrine, ihishurirwa, ubumenyi, ubuhanuzi no kwigisha inyigisho nzima. Imana ishimwe cyane. Abantu rero bari kuvuga ngo niko ngo Bosco ngo kuri The Book TV ngo yanga umubabaro, ngo ntagati ngo ntiyemera umubabaro, ngo ntiyemera kwitereza ca mu karengane. Reka mbabwize ukuri, itorero na bene Yakobo baratandukanye. Hari mwene data wavuze ikintu gikomeye cyane, numva ndafashijwe. Aravuga ati turatandukanye rwose, kuko bo banywera kwiriba bafukuriwe na sekuruza Yakobo, twebwe tukanywera kwiriba twafukuriwe na Yesu Kristo. Haleluya. Kandi itorero ntabwo ritegereje icyumweru cya 70 ngo riwariho rijya kubabazwa. Haleluya. Cyo ngicyo mu cyumva, ntabwo itorero ritegereje icyumweru cya 70 ngo riwariho rijya kubabazwa. Kira cyumweru cya 70 cyeretswe na Daniel akabanza akabona ibyumweru 69, hagati agacamo iminsi 2 ya gihanuzi, cyangwa imyaka 2000, cyangwa umwaka w'ubuntu. Haleluya. Uwo mwaka w'ubuntu, iyo minsi 2 ya gihanuzi cyangwa imyaka 2000, Daniel ntagire icyo ayibonamo kuko yari ihishe mu itorero, kandi itorero riri mu ibanga. Daniel akasimbukaza kubona icyumweru cya 70, icyumweru cya 70 akabonamo wa mubabaro wa Yakobo. Uwo mubabaro wa Yakobo nta uhuriye no mubabaro w'itorero, kuko itorero ntabwo Satani yigeze ari hagahenge kuva ryavuka kuri Pentecote kugeza ubu ngubu, nigeze ari hagahenge. Aribyo mwita mu Gifaransa petite histoire. Je vais vous donner une petite histoire. Reka twibukiranye gatoya ku mateka. Petite histoire. Muri 312 nyuma yuko ba Pawulo, ba Petero, ba Toma, ba Matayo, ba Luka bagiye bicwa, ba Stefano bagiye bicwa baterwa amabuye, ba Petero bakababamba bacuritse, ba Pawulo bakabaca imitwe, abandi bakabakereza inkero. Idini icyo gihe ryari ririho, icyo gihe ryari maze kuremwa, ryivanze na leta, uwo bita Constante muri 312, muri 312, muri 312 ahindukirira ubukristo.
nyamara Constante yari iki? Yari umwadepte w'icyo bita Sol Invictus. Sol Invictus mu kilatini bisobanura Soleil invaincu, ari we Satani. Yasengaga izuba. Sol Invictus, Soleil invaincu, ari we Satani. Ibyo bintu byose yarabiteruye n'ibigirwamana byabo n'imihango yabo ya gipagani, abizana mu itorero wa Gatogo. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona nko muri Kiliziya Gatolika bazengurutse isakramento bazarizengurutsa mu kintu kimeze nk'izuba. Biriya bisobanura ni ibyibutsa uwo bita Constante winjiye akazana icyo bita Sol Invictus cyangwa se Soleil invaincu cyangwa se Satani mu itorero. Abantu batekereza ko ari ibintu bisanzwe noneho mu byo bita ironie de l'histoire. Abantu batazi histoire hari ibyo bita ironie de l'histoire. Ngiye kubaha urugero rworoshye, ibyo bita ironie de l'histoire. Ironie de l'histoire ni nka reba nka Mobutu yishe Lumumba, Patrice Lumumba, arangije amaze kumwica kugira ngo akarume imitima y'abaturage bamukundaga, amwitirira stade Patrice Lumumba. Habyarimana yishe Gregoire Kayibanda kugira ngo akarume imitima y'abaturage abibagize icyo kintu cyabaye, amwitirira icyo bita ikibuga cy'indege Aeroport International Gregoire Kayibanda. Tugarukira aho ngaho, nagira ngo mbasoba, ntabwo nshaka kubinjiza muri politiki cyangwa se mu bateka cyane, nagira ngo mbasobanure icyo bita ironie de l'histoire. Ironie de l'histoire afeke Ikiliziya Gatolika y'i Roma yitiriwe Petero. Hari andi makiliziya yagiye yitirirwa ba Paulo, hari yitiriwe ba Toma, hari yitiriwe ba runaka, serunaka, nyamara abo bantu bose bagiye bicwa, bamwe bishwe na leta yaje kwivanga nabo, abandi bicwa nabo mu byo bita Inquisition, bicwa na Kiliziya Gatolika mu byo bita Inquisition, bica abantu bagera muri miliyoni 50. Satani abonye ko bikabije, amagufa yabo yandaga ahantu hose, kandi kuko yashaka gukora kugira ngo azimye itorero, ahubwo litazimye, ahubwo ryarashibutse rikwira isi yose. Aravuga ati mukwirakwiza amagufa yose muze mubibakire hejuru i Vatikani. Ntabwo nshaka kwinjiramo cyane, abantu bashaka kubimenya bazashyireho les catacombes, bazajye kuri muri ntuze muri internet, bashyire muri Google, bashyiremo les catacombes de Rome. Siko nabyita, ubwo abazi inuzi igifaransa murabyumva, les catacombes de Rome, mazabona ya magufa munsi ya Vatikani, munsi ya za nsengero zishashagirana zi Vatikani, za batima zishashagirana zi Vatikani. Mu byo bita nanone ironie de l'histoire, bafata place hariya i Roma bayitirira iki? Bayitirira abahuwe Imana, iyo bita Place des Martyrs. Ariko nyuma Satani aza kwiyorosora neza, ahari Place des Martyrs bahatereka ikigirwamana cyitwa Moleki, yabwo ibitambo by'abantu, cyane cyane abana. Ntushobora kugenda imbere y'abantu ngo uhagarare wigishe udafite connaissance, udafite prophétie, udafite révélation, udafite doctrine. Ntabwo ushobora udafite ibyo bintu bine ngo ushobora ngo ubashe gusobanura ibihe itorero ryahozemo, ibyo biririmo ubu ngubu naho ryerekeza. Bibiliya itubwira rwose ko itorero ryabaye mu mubabaro, ndetse kuva Yesu yagenda ryabaye mu mubabaro kuzageza agarutse kuri twara. Haleluya. Umva ko Paulo yandikiye Abaroma. Paulo yandikiye Abaroma, tugiye kurangiza mu kanya. Hari abambajije gukoresha ijambo ryo kurangiza, tugiye guhumuza. Hari n'abambujije gukoresha ijambo ryo guhumuza, sinzi icyo nzafata ngo ndeke. Tugiye gucumbikira hafi aho ngaho. Ibyo Kinyarwanda kirashekeje cyane. Mu kanya tugiye guhumuza se ko bambujije se kubivuga, kurangiza se ko bambujije kubivuga se, gucumbikiriza hafi aho ngaho iki cyigisho. Ariko reka mbasomere mu Baroma. Haleluya. Kugira ngo dusobanukirwe ese itorero rifite isoko yaryo, bene Yakobo nabo bakagira isoko yabo banyweraho. Itorero rigira umubabaro waryo, bene Yakobo nabo bafite umubabaro wabo.
bene Yakobo nabo bafite umubabaro wabo. Reka dusome turangiza mu Baroma ibice 8 umurongo wa 35 kugeza ku 39. Haranditse ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese no namakuba cyangwa n'ibyago? Ibyo byose no mubaro w'itorero. Mbese namakuba cyangwa n'ibyago cyangwa no kurengana cyangwa no n'inzara cyangwa no kwambara ubusa cyangwa no kuba mu makaga cyangwa no n'inkota? Nkuko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora twahanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushikaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba ari urupfu cyangwa ari ubugingo cyangwa ari abamarayika cyangwa n'abategeka cyangwa ni ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa afite ubushobozi cyangwa uburebure bw'ikihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfu cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha gutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Ntabwo itorero ryabayeho ritababazwa, ryaciye mu makuba, ryaciye mu nzara, ryaciye mu mibabaro, ryaciye mu kwicwa, ryaciwe muri ntuze mu bibaro y'ubwoko bwose. Itorero ntabwo rizategereza imyaka 7 ya nyuma cyangwa se icyumweru cya 70 ngo ribabaze ryinjire mu mubabaro, kandi ntabwo rigomba kwinjira muri uwo mubabaro wa bene Yakobo. Ntawe rihuriye na bene Yakobo, bararituka bakarivuma. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nzu umubabaro yawe n'ubukene bwawe no kutukwa n'abiyita Abayuda kandi atari bahubwo ari sinagogi ya Satani. Barabituka bakarivuma, bagatuka umwami waryo, bakamuvuma ubwoko ibitutsi by'ubwoko bwose, bakamuvuga ko ari mwene we Esawu, bakamuvuga ibitutsi by'ubwoko bwose. Ntabasha gusobanura, abantu bashaka kubireba bazaje gusoma igitabo cyitwa Talmud Unmasked. Talmud Unmasked. Wenda Talmud isanzwe ntibayibona, ariko hari igitabo cyanditswe n'umupretre cyitwa Talmud Unmasked cyerekana ukuntu Abayahudi banga itorero, Abayahudi banga Yesu, Abayahudi banga Christianism. Yesu rero navuga ati nzi imirimo yawe, nzi n'amakuba yawe, nzi n'ubukene bwawe no kutukwa n'abiyita Abayuda kandi atari bo, ahubwo ari sinagogi ya Satani. Ntabwo rero itorero ryigeze rireka kubabazwa imyaka 2000 bimaze biba, ahubwo turi muri final test of 2000 years of Christianity. Turi mu myaka mu kizamini cya nyuma cy'imyaka 2000 y'ubukristo kwisi, kandi icyo kizamini cya nyuma turi kurwanwa na Satani mu buryo bwose, ndetse munakomeye kurenza uko yabakerezaga inkero, kuko ari kuturwanya mu buryo buri psychologique. Bamwe bakaba bishushungwa, bagahagarara bashishe ku mibiri, basa neza, bambaye neza, baririmba, nyamara muri bo imbere barabaye ibikonoshwa, nta kintu bagifite. Icyo nicyo Satani ashaka. Ntabwo Satani anejejwe nuko abantu bapfa akabahitike yihuta yo kujya mu ijuru nkuko byagenze kuri barayi miliyoni 50 n'abishwe mbere, ahubwo arashaka ko abantu bapfa bahagaze nk'ibikonoshwa. Imana yemereye iki ko, haleluya, Imana yemereye iki ko aba bantu bababazwa gutyo? Yagira ngo itugoteshe igicu cy'abahamya. Haleluya, oh haleluya. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 2 ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana gutyo batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa, twihanganye dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubwo ibyishimo byamukizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu kurangiza, kugira ngo turangize kino kigisho, turarangiza dusoma ijambo ryo mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 10. Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 10 kugira ngo turangize. Ntaho duhuriye na bene Yakobo, nta nubwo badushaka kugira ngo tubihomeho. Bafite umunezero wabo, nibo bayoboye isi. Bene Yakobo n'abiyitiriye bene Yakobo bafite umunezero wabo, nibo bayoboye isi, nibo bafite amabanki, nibo bafite kabare y'Abayahudi, nibo batira aba bantu bose baza bakatwica bakatwicarira badusengesha Satani. Nibo bafite byose, nibo bategeka ku isi. Ntaho duhuriye na bene Yakobo, ariko igihe kizagera nabo banywe ku mubabaro wabo. Ntabwo twemerewe kireka ababyizeye gutyo kuzasogongera ku gikombe cy'umubabaro wabo, kuko twe dufite igikombe tumaze imyaka 2000 tunyweraho, tubabazwa, twicwa, kandi mu buryo bumwe n'ubundi Satani agenda ahinduranya uburyo.
turasoma ibyahishuwe igice cya mbere, ibice bitatu umurongo wa 10 niho turangiriza kugira ngo iki cyigisho kitaza gutinda. Haravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kugiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ishimwe cyane. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Twaciye mu mibabaro, twaciye mu makuba, twarashonjwe, twacishijwe bugufi, twaratutswe, twahinduwe abasazi. Jewe hari igihe bigeze kuntaramiraho, groupe yose y'abantu twiganye bantaramiraho bati bose ko yarongera arasara nkuko yasaze kera, barantaramiraho igihe cyose bakajya bantaramiraho bampindura umusazi. Hari abatekereza ko ibyo bintu ari ibintu byoroshye, abantu babizi neza bazi ko torture psychologique, kwica umuntu mu buryo bwa psychologie nibyo bibi cyane, ni nabyo statistiques zerekanye ko ari byo bitera abantu kwiyahura ari benshi cyane. Umuntu ushobora kumukubita cyane cyane dutanze nk'urugero nk'uko abagabo bamaritereta abagore babo. Umugabo ashobora kumaritereta umugore, cyangwa umugore akamaritereta umugabo mu buryo buri psychologique atamukozeho. Umugore cyangwa umugabo agafata intuze akagenda akiyahura. Kubera iki? Kubera ko gutorotira abantu psychologiquement nibyo bitera umubabaro, nibyo bitera kumva wiyanze kurenza ibindi byose. Twarababajwe rero mu buryo bwose, kandi Satani yagiye ahinduranya uburyo. Hari n'ibintu Satani ubungu badashobora gukora kuko yishyiriyeho amategeko bita Déclaration des droits de l'homme. Abantu batazi kwitegereza neza, reka mbashushanyirije. Déclaration des droits de l'homme cyangwa uburenganzira bwa kiremwa muntu bwashyizweho buturutse kwa Satani. Abantu barabigitegereza ngo yango ko bivuga ibintu byiza, ariko muzarebe ibirango biriho. Hariho piramide, harimo ijisho rya Horasi, hariho umumarayika ariko n'umudayimoni, hariho n'inzoka yiri mu murizo. Ikikwereka ko ari produit pure et simple iri satanique. Ibyo ikora ni ukugira ngo ihe uburenganzira abatinganyi, ni ukugira ngo ihe uburenganzira abasenga Satani, ni ukugira ngo ihe uburenganzira abapfumu, ni ukugira ngo ihe uburenganzira abakonikoni, ni ukugira ngo ihe uburenganzira abiyambika ubusa, ni ukugira ngo buri wese akora icyo ashaka, isi hinduke nka Sodomu na Gomora. Hanyuma akarenga kuri ibyo ngibyo akazaga. Ntabwo byoroshye ko ikizaba ku Bayahudi kizaba cyateguwe neza ku buryo biba ari ibintu bashobora no kujustify imbere y'amategeko. Ikizaba ku Bayahudi muri kiriya cyumweru cya 70 n'abandi bose bazaba basigaranye nabo kizaba cyateguwe neza ku buryo biba ari ibintu bashobora kujustify n'imbere y'amategeko. Reka turangize, reka duhumuze, reka ducumbikiriza ahangaha iki cyigisho. Imana y'amahoro ibamira umugisha mu kurangiza cyangwa se mu gucumbikiriza ahangaha iki cyigisho. Ntaho duhuriye na Yesu wirabura, ntabwo ari we Yesu wacu. Nta naho duhuriye na Yesu wera cyangwa umuzungu uri effeminine ufite imisatsi inyuma nk'iy'abagore n'amenyo n'ubwanwa bw'amarembo. Ntaho duhuriye nawe. Yesu twizera, Yohana yaramubonye. Kabiri, ntaho duhuriye na bene Yakobo, nta nubwo tugomba gusangira ku gikombe cyabo cy'imibabaro. Twebwe dufite imibabaro tumazemo imyaka 2000, tubabazwa, twicwa, ducunaguzwa, duhindurwe, twicishwa inzara, abandi bari kurya, bemerewe gukora ibyo bashaka. Ngikora muri Vétérinaire Sans Frontières Belgique, nari mfite projet nyobora ifite 500 by'amayero, ngomba kuguramo abantu, tugomba kuguramo abantu ihene, amatungo magufi n'ibiki byose. Twajyaga mu isoko twajyanye n'aba beneficiaire tukabagurira amatungo. Umuntu arambwira ati ni gute wayobora iriya projet imeze kuriya ukavamo nta n'inzu ufite? Ni ukubera yuko ntemerewe kwiba. Ntabwo nemerewe kwiba, ariko abandi barabyemerewe. Najyaga njyana nkora muri arindi projet nakozemo, nari uvuga izina. Najyaga njyana n'umuntu twangarijwe rimwe dukora akazi kamwe. Tukajyana mu modoka imwe tugiye kuri tere, tukagera kuri pepinieri, tugahagarara,
agasohoka mu modoka akagenda agahura n'umuntu wakoze wa rwiyemezamirimo y'iyo pepinieri, akamuha envelope y'ibihumbi 500 ndeba, akabikubita umufuka. Ngiye ngataha nta kintu ntahanye kubera ko ntemerewe kurya ruswa, ntemerewe kwiba. Nyuma y'imyaka 3 yaramaze kugura inzu ya miliyoni 20, agenda mu modoka, abantu bakande batese bose waherekeje uriya. Ngiyo tortire duhoramo abakirisitu ngiyo. Ariko kuko twitondeye ijambo ryo kwihangana kwa Kristo, natwe izaturinda kugeragezwa kugiye gukwira mu isi, kugeragezwa cyangwa se akarengane gakomeye kazakwira mu isi, kandi ngo uzaba ari umubabaro utarigeze kubaho guhera ku iremwa ry'isi, ndetse utazongera no kubaho. Nukuvuga ngo nabera byo gukerezwa inkero birengera ibyo. None se bira byo gukerezwa inkero byabayeho hataraza ibyo bita chaise électrique, gufata umuntu bari kumutorotira. Kandi bira bintu by'uburyo bwo gutorotira abantu bavanamo amakuru byazamwe na Satani, abantu babigishwa na Satani. Gufata umuntu bari kumutorotira bakamutereka ku ntebe icometse ku mashanyarazi, bamuhambiriyeho, bakajya bafunga, bakamubaza, yakangusubiza agafungura, akavuza induru, bakongera bagafunga. Ibyo amashanyarazi yaratarabaho. Muratekereza ako karengane kaza bakameze gute? Yesu yaravuze ngo uzaba ari umubabaro utarigeze kubaho, ariko je m'en fous et je m'en foutrai. Pourquoi? Parce que Dieu nabajwe umubabaro wanjye, nabatejwe mu mubabaro wa Yesu Kristo, mbabazwe umubabaro wanjye mu gihe cyanjye na bene data batubanjirije. Kandi ubwo tugoshwe n'igicu cy'abahamya bangana gutyo, dutumire Yesu wenyine ni wanze by'ukwizera kandi uzagusohoza. Reka dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo. Tugushimye kubana natwe, dumya kutwigisha, kandi iri jambo rimwe turi gwiriye, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.